Yesu ashimwe cyane, Yesu ahabwa icyubahiro. Turabashuhuje kandi dukomeza kubabwira gukomera mu mwami no gukunda ijambo ryayo no gukunda Imana no gukunda gusenga. Mbabwiye kenshi ko ijambo rimbwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana iba yavuganye namwe, Imana iba yabarinze. Ndababwira ngo mbakangurira gushaka Imana, mushaka Imana hakibonwa. Agakiza k'Imana ni ubuntu, kandi Yesu ni umunyembabazi, ni urukundo. Waguye mu byaha bitandukanye, utinya kwegera umushumba, utinya kwegera umukozi w'Imana runaka kumwaturire, ariko garuka ku Mana, sanga umukozi w'Imana, jye mu itorero ryawe waturira Imana yawe. Imana izakubabarira kuko Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ntago Imana yacu ari yindi ubitse ibintu eje ikabivuga. Genda ubitse Imana ibyaha byawe, uyibwire wature wihane. Ndababwira kwihana kuza ku musaraba wa Yesu, mumushake ijoro n'amanywa, kandi yiteguye kubakira mu maboko yiwe akabagirira neza. Shaka Imana, shaka Imana. Wa musore we uri mu rumogi, wa musore we uri mu biyobyabwenge, wa mugabo we uri mu biyobyabwenge, wa mukobwa we watwazwe inzoga n'igitugu n'ubusambanyi, garuka kuri Yesu. Yesu ngwino akuhereze ubugingo, ngwino Yesu agukore deliverance, aguhe ubugingo, aguhe kurama. Nicyo kintu nashaka kubabwira. Garuka ku Mana mu izina rya Yesu. Imana yawe irahari, iri mu ruhande rwawe, iragukunda. Aho unyura hose irakomeza ikakurinda, ikakugenda imbere. Ndakubwira ngo wowe uri hirya no hino, urushako rwaranze, urararurira, nta mugabo ntiyakumara agahinda, ababyeyi bakubyaye ntibakumara agahinda. Ngwino ku Mana yawe uririra Imana. Numara kuririra Imana, Yesu arabona amarira yawe. Namara kubona amarira yawe, aragaruka atanga ihumuri wawe mu rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Murankurikiye, murantegereza, muranyumva. Imana y'amahoro irahari, rukundo. Imana yaremye isi n'ijuru. Muze ibahereza agakiza, muze muyishakane umwete, muze musange umwami wacu Yesu Kristo. Ntago Imana yacu uyibitsa ngo nirangiza ijye kuvuga. Ngwino uyibitse ibyawe bikuremereye, ubone mu maso hayo. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Namwe munkurikiye mwumve, ngwino ubitse Imana ibyawe byakunaniye, uyibitse amabanga yawe. Yesu azakugororera. Keneye ubugingo, keneye kugenda mu mwuka, keneye kugenda mu bihe, kugenda nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo tunganira Imana. Garuka kwa Yesu, Imana ibagirire neza. Imana irahari. Imana irahari, itangira agakiza ubuntu, nta rushiki bashyiramo. Uyishaka wese iramwakira. Ndi kubabwira ngo komera ku mwami wacu Yesu Kristo, nta kindi mbabwira. Kandi Imana ikangure igicaniro muri mwebwe kibatera kuyishaka no kuyikunda no kuyubaha no kuyiha agaciro, no kumenya ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ko ari Imana ikura mu buretwa igakura mu ahantu iyo ngiye. Yesu ashimwe. Ngwino ku Mana yawe, ngwino data gutegeye amaboko, ngwino mukobwa, musore, wa mupapa we, wa musaza we, shaka Imana yawe. Izo mana muzisige z'abadayimoni, izo mana zo ku baryangombe, izo mana z'abapfumu muzireke. Imana ya Isiraheli, Imana igira icyo yamara kukirema ikagikomeza, niyo Mana yonyine mbakanguriye muri aya masaha. Muranyemerera? Ese muremera kuva muri aya marogi, muremera kuva muri aya mabuwati murimo, ko mujye gushaka mu maso h'Imana? Ni njyewe ubabwira Imana ibatumyeho aya masaha. Ngwino ku Mana data, ndabona igutegeye amaboko, ndabona abamarayika bakugose, ndabona bakwishimiye. Ngwino, ingororano z'abihannye zirahari. Yesu ashimwe cyane. Ingororano z'abihannye zirahari, ingororano z'abera zirahari. Ngwino papa, ngwino muze, ngwino mukecuru, ngwino
siga izo mpigi zawe uzireke, ntacyo zikumariye. Ese ubwo iyo uzigendana ubona zikumariye iki? wowe ujya mu bapfumu urabona zikumariye iki? Ntacyo zakumarira. Ntushaka ubugingo? Ngwino kwa Yesu. Yesu niwe utanga ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Yesu atangira agakiza ubuntu, nicyo kintu mbabwira cyane. Agatangira ubuntu. Ntago ababwira kujya gusaba keredi ngo mumuzanire amafaranga. Ntago ababwira ngo mugurishe ibyo mufite ngo mumuzanire amafaranga. Ni umutima wanyu wenyine. Kandi mwemere gusiga byose. Ntimuzabe nka ba Petero banze gusiga byose bakagenda n'indobani. Amina, haleluya. Petero we yanze gusiga byose, abati ntago nagenda, ndagenda n'indobani yanjye. Rero Yesu abagirire neza. Siga byose, mushiki wanjye, siga byose. Siga uburaya, siga ubwibone, siga ubusambanyi, siga ubusinzi. Mushiki wanjye, siga ibyo bwibone bwawe. Mu izina rya Yesu mwatuyeho gukira, mwatuyeho kubohoka no kumenya ijambo ry'Imana. Mukuru wanjye, mubyeyi wambyaye, siga byose. Siga izo ndagu z'abapfumu mu izina rya Yesu. Ngwino kwa Yesu. Ndashaka kugusengera nkubwira ngo siga byose. Aho uri hose uzankurikirana, aho uri hose uneza amatwi, siga byose. Wagiye muri Kongo gushaka imiti, si imiti ngo yatuma ngo ucuruza ngo byemere. Wagiye hirya no hino, ariko ndakubwira ngo Yesu niwe utanga umugisha, niwe utanga ishaba. Ntago umupfumu ndashaka kukubwira ngo umupfumu aguhereza izo ndagu ariko azaguhombya. Ndabona wowe waragiye mu bapfumu, uragenda guha imiti, yewe warakoze ngo biremera, ariko ndumva Imana imbwira ngo hari inzoka igiye kugiza ikakwishyuza muri ubwo bucuruzi, kandi uzi ko warangijanyije n'iki n'umupfumu. Ndabona inzoka izi ikakubwira ati hari ibyanjye biri aha ngaha. Wavuyeyo ukaza kuri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ngwino kwa Yesu. Hari amazu meza, hari yo kubaho neza, hari icyubahiro, hari agaciro. Ngwino kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Muranegereye amatwi, muranyumva, murankurikiye, bwoko bw'Imana murankurikiye. Ngwino ku Mana Data, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yacu, Imana yavuze ngo baho ukabaho. Niyo nguhamagariye, ndayigukumbuje. Kwa Yesu nta marira abayo, kwa Yesu nta bihombo bibayo, kwa Yesu nta gushidikanya kuba. Imana ibagirire neza. Pasiteri Habimana Denis mwari mukomejanye muganira. Yesu abagirire neza. Ndabakunda mu izina rya Yesu, kandi ndakomeje kubasengera. Aho navuye namwe Yesu abahavane. Navuye ahantu habi, navuye mu isayo ry'ibyaha, navuye ahantu habi. Yesu akugirire neza. N'Imana yavuganaga namwe. Shalom, shalom, shalom.